tugeze mu gihe umuhanuzi aza mu nzu yawe aje kugusengera akaza yitwaje ibipfunyika mu mufuka akabijugunya hejuru y'iparafu, mu kanya gato mwatangira gusenga akurira parafu akajya kubihuruturamo akababeshya ngo inzu yanyu barayiroze nimutange ituro ryo guhumanura inzu. Tugeze mu gihe ujya mu rusengero guterana, baza kwakira abashyitsi, umudiyakoni akagushyirira uburozi mu cyayi, abaganga babuze ibisubizo, ariko uregera umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana akavuga ati mfite indwara maranye imyaka 10 yanze kuva ku buzima bwanjye, narivuje biranga ariko nizeye ko Imana ukorera yabahora ubuzima bwanjye bigakunda. Warangiza ukamubwira ngo urampa miliyoni 3 kugira ngo dusenga n'Imana, kandi wenda warabuze na miliyoni 2 dogiteri yaguciye kugira ngo akuvure, aho wari uje mu nzu y'Imana uje kuruhukira ugira ngo uje mu buntu bw'Imana, ugasanga bagushireho igiciro n'ikiguzi kibiti cy'abadogiteri bakuhaye. Mwumve torero, mwumve bantu mukurikiye iyi televiziyo, ni mwumve bantu mukurikiye iki kiganiro. Izi ni imbuzi, kandi izi mbuzi ndi gutanga zishobora kuba ari nazo za nyuma. Ono se jamais. Reka ngusoze cyane wowe ukurikiye kino kiganiro, nizere yuko umeze neza, nizere yuko uri amahoro, nizere yuko Imana ikurinze. Navuga ngo no mugisha ukomeye tugize kubera ibintu tugiye kuvugaho bitandukanye, ariko mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko y'ikintu tugiye kuganira muri aka kanya, nifuje kubanza ko mubanza kumenya umuntu ugiye kubaganiriza uwo ari we, kuko hari abantu benshi cyane batanzi kuri iyi televiziyo. Ariko reka ngushimire wamaze kwiyabonesha cyangwa gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye bizatambuka hano. Nanjye rero ndumwe mu bantu Imana mu gihe nk'iki ihaye amahirwe yo kujya nganira namwe kuri iyi televiziyo, kandi ndabizi ko tuzagirana ibihe byiza cyane bikomeye. Ku basanzwe banzi ku yandi ma TVs cyangwa mu biganiro nkora kuri YouTube bitandukanye, njyewe nkunda kuba mu murongo wo guhugura, kunenga ndetse no gushima ibigenda neza n'ibitagenda neza mu nsengero, cyane cyane insengero za Gikristo, kuko ariho mbarizwa, kuko ariho nicaye, kuko ariho nzi n'ibyaho. Nagize umugisha ukomeye wo kuvukira mu rugo rw'abakristo cyangwa urugo rw'abantu bubaha Imana. Mvuka navutse nsanga papa ari umushumba w'itorero muri ADPR, bituma nkurira mu uwo murongo mwiza wo kuyoboka Imana ya data na mama. Ntangira kwemera, ukwemera kwanjye kwari gushingiye ku kwemera kw'ababyeyi, kuko nari narigishijwe iyo Mana yabo. Ariko ndashima Imana ko nyuma naje kwihurira n'Imana direct, ntanyuze mu muntu wari we wese, iranyisurira, iranyihishurira, inyereka ko ari Imana yanjye, atari Imana ya papa na mama gusa, ahubwo ko ari n'Imana yanjye. Hari ikintu kijya kibaho mu ngo nyinshi z'abana ba pastor, ugasanga umwana arubaha Imana mu kigare, ntiyumve cyangwa ntafiringa ubuzima bw'Imana, ahubwo agafiringa Imana yase, ku buryo habaye yuko impamvu papa we abivamo cyangwa akagwa nawe yagwa, kuko yizereraga muri w'Imana. Nta kintu kiryoha nko kwihurira na Yesu direct akagucakira, haleluya, mugakubitana, akakubwira ngo mwana wanjye, akakuvuga mu izina ngo mwana wanjye Simeo, mwana wanjye Isaac, mwana wanjye Claude, mwana wanjye Tuyishime, mwana wanjye Claudine, mwana wanjye Cecile, akakuvuga mu izina, ukumva ari kukubarura mu gice cy'abantu azi. Kuko ikintu gikomeye, isano ikomeye abakristo dufitanye n'amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso yaduhuje n'abantu tutari kumenyana, ayo maraso yatumye twitwa abana b'Imana, twari twarajugunywa ahantu tutari kubasha kwikura, ariko amaraso ya Yesu Kristo akora igikorwa cyo kutuvanayo. Ngo abari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo babonye umucyo w'isi ubarasira, ngo abimitse Yesu Kristo ngo ubu bari mu bwami bw'amahoro. Ndashima Imana ko, haleluya, kimwe mu bintu Imana yadukoreye gikomeye, amapolitike yo kwisi atari kudukorera. Buri politike yose yubaha abaturage bayo, baranababungabunga ngo babe umutekano, kuko umuturage nibwo bukungu bukomeye bw'igihugu. Nta mwami, nta n'umuperezida n'umwe uri ku rwego rwo kubasha gusoka amahoro ku isi ngo bimukundire kubw'icyifuzo cye.
isi igerageza kutubungabungira umutekano, bagashyiraho n'intwaro za kirimbuzi ziturinda, bagashyiraho daso n'abasekirite, ukaba utunze utunganiye ugenda mu mavewiti ahenze, ufite umugore n'abana biga muri Amerika mu bihugu bikomeye, ibintu byose byo ku isi ukaba wararangije kubyubaka ku rwego wishimiye, ariko wagira mu rugo ukaryama ntusinzire ntubone ibitotsi kubera ikintu kiri kugukomanga ku mutima, igihora kikubuza amahoro. Ariko ndashima Yesu, haleluya, ko uwo mutima iyo Kristo awutashyemo, amen, uratangira nawe ukaryama ugasinzira. Warambura ijambo ry'Imana waramenye Kristo ugatangira ukavuga ngo nzaryama nsinzire niziguye kuko umwami wanjye anzi. Nta kiguzi watanga na kimwe ngo ugure ayo mahoro uretse gutunga umwami Yesu Kristo nk'umwami w'amahoro. Kimwe mu bintu Yesu yadukoreye navuga ngo yadushyiriyemo imiyaga, ni amahoro yaduhaye. Isi iduhonyanga nk'uko ihonyanga abandi, isi dukandagira nk'uko ikandagira abandi. Mu isi turarwara, twese turapfusha, dufite ibintu duhuriraho by'ibyago by'isi kuko twese twayigezeho. Nta n'icyo twakora, nta n'urwego twabisengera ngo bikurweho kuko byamaze kuba nk'ibiryo byacu. Tukiri ku isi ntabwo tuzabona kuruhuka no gutuza. Ariko ndashima Imana ko nyuma y'ubu buzima bukomeye bugoye hari aho ijuru riteganya kuzatujyana, aho tutazongera kurira iteka, aho tutazongera gupfusha, aho tutazongera kurwara, aho tutazongera kubura abacu. Nakuze nkunda umubyeyi wanjye cyane kubw'uburere bwinshi yari yaradutoje mu buzima busanzwe, kubw'ukuntu yaduhuje n'Imana. Ariko mu minsi ishize ngiye kumva numva inkuru mbi ngo yatabarutse yavuye mu mubiri. Wenda hari ababonye iyo nkuru ku binyamakuru bitandukanye, ntabwo nza kubihisha kuko ndashaka kubibwira. Papa yari umushumba w'itorero narabwiye muri ADPR, yari umubyeyi wacu, Reverend Canisius Nzabonema. Hari abamuzi bakurikiye kino kiganiro. Ariko kimwe mu binkomeza bituma ndaheranwa n'agahinda k'urwo rupfu rwe, nuko nzi ko hari chance isigaye mu buzima yo kuzongera kumumitinga tukicarana ngo Yesu agenda duhanagura amarira yose twarize n'intimba zose twahuye nazo, atubwira ngo komera mwana wanjye, hano ntabwo uzongera kubura dadi, ntuzongera kubura mami, ntuzongera kubura anko. Ndashima Imana ko icyo gihe kiturindiriye, kuko yaba atari ibyo twari kuzarwara agahinda kadakira kubw'umubyeyi. Ariko iyo twibutse ko hazabaho kongera guhura nawe twicanye mu bwami bw'Imana, turavuga ati wow, burya icyo dukoreye ni ukudutanga kugenda gusa, natwe turamukurikiye. Umuntu wese uvuga ko ari umukristo agomba kwicara akirinda kubaho mu buzima bumeze nk'ubw'ikigare. Iyi si mubona nubwo abantu banywa inzoga bakumvira aryoshye, abandi bagasambana bakumva ni feelings n'ubuzima. Ariko ndagira ngo nongere nibutse abantu badukurikiye kuri iyi televiziyo ko iyi si ntidushuka izashira. Ibi byose turangariyemo biturangaje bizashira, bizarangira. Dukwiye kubaho dufite umwitozo wo kwitoza kuzamitinga n'Imana, kuzahura na Yesu Kristo aducunguye. Ndashaka ko muri iki kiganiro cyacu ndaza kumeneramwe amabanga ya Satani akomeye. Ndashaka guhishurira itorero ubucakura, ubugegezi bwuzuye muri bamwe mu bambara amakote biyisa abakozi b'Imana kandi ari intumwa za Satani zatumwe ku matorero atandukanye ya Gikristo. Ku buryo abo bantu muri kujya muhurira mu cyumba cy'amasengesho nk'uko uhura n'abandi, muri kujya muhura mu rusengero nk'uko uhura n'abandi, bari kujya bahabwa mikorofoni, bagahabwa na Bibiliya bakajya kurimba kubwiriza ijambo ry'Imana, babwiriza Imana batahuye nayo bababeshya. Bafite amayeri menshi cyane n'ibinyoma no gutekinika, ku buryo azaka kumanipira akakwereka n'ibimenyetso bike yabikwereka ko ashobora kuba ari umukozi w'Imana, ariko wamuzengurutsaho amaso y'umwuka ugasanga ni intumwa ya Shitani cyangwa ugasanga ni ikirura cyaje kwihisha mu ntama z'Imana. Ibyo nibyo binzanye muri iki kiganiro, guhishura
amayeri, ubucakura bw'abantu bari kwiyitirira izina ry'Imana, Imana itabazi, itaranabahamagaye, itarabasize amavuta, bataratoranijwe. Ngiye kubivuga mw'ubu buryo. Turaza kuganira ku ijambo rivuga ngo kugira ishusho yo kwera ariko wihakana imbaraga zako. Ndavuze ngo tugiye kuvuga ku bantu bafite ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. How? Ntabwo ibintu byose byera ari amata. Harya nababwiye ko nitwa Bikorimana Emmanuel. Rimwe na rimwe iyo nje kuri kamera kubera mba nuzuye ibyo kubwira abantu b'Imana, Imana ibasize ku mutima wanjye, harya nshiduka nibagiye no kwiperezanta. Nitwa Bikorimana Emmanuel, benshi banze nko ku izina rya BKM. Nkora umwuga w'itangazamakuru rya Gikristo. Mpora nifuza nanasenga Imana ngo itangazamakuru namwitiriye ryitirirwa Kristo nkora. Igihe cyose nzicara kuri kamera Kristo ajya abona inyungu mu biganiro byanjye. Ndacyari umusore, ntuye mu mujyi wa Kigali, niho mba. Ndashima Imana ko ikindi ndiye mu buntu bwayo. Turi kuvuga kuki? Kwambara ishusho yo kwera ariko ukihakana imbaraga zo kwera, cyangwa ukihakana imbaraga zako. Ntabwo igitangaza cyangwa ikintu cya mbere kiranga umuntu w'Imana cyangwa umukristo ari uko ahanura ibintu bigasohora. Kuko n'umupfumu mwiza wabirazwe, wabikuriyemo akoresha ibyuka mibi, ntabwo bitangaje ko yakubwira ngo ejo uzabyara, utarabyaraga ukabyara bigakunda. Igihe Mose yageragezaga gukubita inkoni ye hasi gahinduka inzoka, n'abapfumu n'abakonikoni bo kwa Farawo barabikoze birakunda. Tugeze mu gihe gikwiye ko abakristo mwicara hamwe mukamenya gutandukanya igitangaza giturutse ku Mana n'igitangaza giturutse kuri Satani, kuko bose ni abanyabitangaza. Ariyo mayeri n'ububandi bwihishe mu bantu bamwe na bamwe biyitirira izina ry'Imana itabazi, basigaye bazi imbere y'abakristo b'abana batoroheje cyangwa batarakura mu mwuka, bakabamanipira, bakabakorera pirate z'ibitangaza, bigatuma mubizereramo, bityo mugasanga ubugingo, ubutunzi n'imibiri yanyu birahatikiriye muzira kutamenya. Ijambo ry'Imana rivuze ngo abantu banjye barimbutse bazize kutamenya. Tugeze mu gihe abantu birengagiza ukuri kandi guhari. Tugeze mu gihe abantu birengagiza ukuri kandi bakuzi. So, let the truth be told. Tugeze mu gihe mu izina rya Yesu Kristo usura pasiteri mu biro akagusambanya uri umukobwa wagiye kwihana ubusambanyi. Tugeze mu gihe padiri agira abana babiri muri buri karere byibura kamwe k'u Rwanda, kandi yari yarasinye imbere y'Imana ko atazabyara, atazanashaka. Tugeze mu gihe umuhanuzi aza mu nzu yawe aje kugusengera, akaza yitwaje ibipfunyika mu mufuka, akabijugunya hejuru y'iparafo, mu kanya gato mwatangira gusenga akurira parafo akajya kubihuruturamo, akababeshya ngo inzu yanyu barayiroze, nimutange ituro ryo guhumanura inzu. Tugeze mu gihe umuririmbyi ajya ku ruhimbi kuririmba, ari kwandikirana n'umuntu bafitanye gahunda runaka yo guhurira muri hoteli bajya gusambana, nibwo narangiza kwantora indirimbo ya korali ku cyumweru. Tugeze mu gihe abapasiteri bagambanirana bicaye ku ruhimbi,
akaba agiye kukwakira mu kubwiriza, ari no kwandikira mesaje umwanzi uguhiga, ati yateraniye hano uyu munsi, nasohoka uramucungira kuri uriya muryango w'urusengero, araza guca hano n'imodoka y'uhita umwica. Kandi yari yamutumiye ko avuga ngo aramukunda, niwe mwigisha w'igiterane cyangwa amateraniro. Tugeze mu gihe ujya mu rusengero guterana, baza kwakira abashyitsi, umudiyakoni akagushyirira uburozi mu cyayi, akagushyirira uburozi mu biryo, mu kanya ukumva ngo umukozi w'Imana runaka ngo yatabarutse, yapfuye, yarazize uburozi yahawe n'umuntu witwa ngo ni mwene se muri Kristo Yesu. Tugeze mu gihe abana bagambanira ababyeyi. Tugeze mu gihe umubyeyi agambanira umwana. Tugeze mu gihe ababyeyi bemera gutambaho abana babo ibitambo kugira ngo babone ubutunzi bw'isi. Tugeze mu gihe aho umwana arira nyina ntiyite ku marira y'amaraso. Tugeze mu gihe cy'ibyorezo by'urufaya bihora biza bikomanga buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu gihe abantu bikunda birarya kandi bakunda n'imiya kuzirutisha ubuntu bw'Imana. Tugeze mu gihe umukristo amara icyumweru arya adasenza kumva nta kibazo afite. Tugeze mu gihe umukristo akubita umwaka atiyirije ubusa n'umunsi n'umwe kumva nawe umucira urubanza. Pawulo yabwiye ngo iki Timoteyo? Mu biganiro byose njya nkunda Pawulo yagiye agirana n'abantu, nta biganiro nkunda nk'ibiganiro Pawulo yagiye agirana na Timoteyo n'amaburo yagiye amwandikira. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3, turasoma umurongo wa mbere tugere ku wa 5. Havuga ngo iki? Mwumve torero, mwumve bantu mukurikiye iyi televiziyo, ni mwumve bantu mukurikiye iki kiganiro. Izi ni imbuzi, kandi izi mbuzi ndi gutanga zishobora kuba ari nazo za nyuma. Ono se jamais. Nituzi impanda yavuga ryari ngo Yesu azaza atunguranye nk'umujura, mukanya nkako gumbya wakumva impanda ivuza abera tukazamuka. Ahubwo ugomba kwibaza ikibazo, est-ce que je suis parmi? Ndi muri icyo gice cy'abantu bakumva impanda bakazamurwa. Ushobora kuza kureba kino kiganiro ukagifatiramo icyemezo cyiza. Niba udakijwe, niba utari umukristo, nukuri wemerewe kunyandikira kuri WhatsApp. Kabwa njyewe nabaswe n'urumogi, nabaswe n'inzoga, nabaswe n'ubusinzi, nabaswe n'ubusambanyi, nabaswe no kujya mu bapfumu, ndifuza ko nsengera nk'umukozi w'Imana. Uwo muntu ndaza kumwakira neza cyane. Cyangwa Imana nyuma y'iki kiganiro abantu baza kunyandikira, igice kinini cyaba bari abo ngabo banyandikira. Nababwiye ngo nje guhishura amayeri ya Satani ari gukorera mu matorero ya Gikristo. Uburyarya bwihishemo bushaka kurimbura imbaga nyamwinshi y'abakristo kubera kutamenya ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzaba batura. Ndagira ngo mwite ku kuri, mwite ko aya magambo ndi kubabwira. Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Umva ukuntu yamubwiye umva ukuntu yamubwiye n'inama yamugiriye. Yaramubwiye ati Timoteyo nkunda nyaboneka, umva nkubwire nkwihanangiriza, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda fast, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amen. Amen.
ninde muntu ukurikiye kino kiganiro utemeza ko dusohoye mu gihe abantu bikunda? Ninde muntu uri kureba iyi televiziyo utemeza ko dusohoye mu gihe abantu bakunda impiya? Ninde utemera ko abantu bari kwirarira? Ninde utemera ko dusohoye mu gihe cy'ubwibone? Ninde utemera ko dusohoye mu gihe cy'abantu batukana? Ninde utemera ko turi mu gihe abana batari kumvira ababyeyi babo? Turi mugeze mu gihe cy'indashima. Tugeze mu gihe wambika umuntu ikote ryiza wari ufite, yagira muri karitsiye cyangwa ku muhanda kuri kaburimbo agatangira abwira abahisi n'abagenzi avuga ngo uriya muntu yarobanuye mu myenda afite andi bamwe ibishaje arabinyambika, ngo none nawe reba ngo ubu ngo yanyambitse. Tugeze mu gihe uhereza umuntu 5,000 byo kurya yarangiza akakugaya ngo uriya muntu atunze amafaranga menshi none ngo ampaye duke. Igihe cy'indashima twatangiye, twamaze kukinjiramo. Please be careful. Ngo abantu bazaba batarabera, ngo badakunda n'ababo. Tugeze mu gihe abavandimwe bagambanira nawe, ugasanga ufite idosiye ahantu ikomeye wagambaniwe n'umuntu w'amaraso yawe, uwo witaga ngo ni anko, uwo witaga ngo ni mama mudogo wawe, uwo witaga ngo ni grand frère, your sister. Wajya kureba mu madoso yo kukwicisha ugasanga niwe wa mbere wateye akoro wasinye ku ibyo bintu nguzapfa, kandi wari umwizeye nk'igihe nk'umuntu ufitanye igihango cy'amaraso. Ngiki gihe dusohoyemo ngo azaba ari abantu babekirana kandi batirinda, bagira urugomo, bikakaza, kwikakaza. Dushyitse mu gihe umuntu ahanura ikintu cyasohora, wakenera uwo muntu ngo aze musenga n'Imana, akiremereza ukamushaka kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere w'umwaka utaha utarabasha kumufatisha, kuko yamaze ngo kumenya ko hari ikintu ashoboye abandi badashoboye cyangwa badafite. Tugeze mu gihe abantu bikakaza. Tugeze mu gihe abantu bakunda ibanezeza kurusha gukunda Imana. Ngeze kuri rya jambo turi kuganiraho, ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Torero nimube maso. Twinjiye mu bihe bigoye kandi bikomeye. Benshi nibatirinda nibataba amaso barahasiga ubugingo. Oh my God. Mana dutabara, Mana turengere, Mana rengera itorero ryawe. Ngibi ibihe dusohoyemo bigoye. Abantu bafite ishusho yo kwera ariko nambara bihakana kwera, bihakana imbaraga zako. Abantu benshi cyane hirya no hino ubu bafite amarira ku isi, bafite ibikomere batewe n'abashumba b'amatorero amwe n'amwe, bafite ibikomere batewe n'abahanuzi b'ibinyoma, bafite ibikomere batewe n'insengero, kandi insengero ni uburuhukiro, ni ahantu ubundi umuntu yakageza agiye gupfa akabona ubuzima we. None bamwe barahageze barahakomerekera. Turi mu bihe by'imperuka. Please, nta kimenyetso na kimwe isi itaratwereka ngo itwereke ko itadukunda, itadushaka, itaradukeneye. Tugeze mu gihe umupfakazi
ajya kwa pasiteri kwisengeshereza avuga ngo reka ngana umukozi w'Imana ndebe ko naruhuka, akava muri biro bamusambanyije. Tugeze mu gihe umupasiteri runaka uhanura ukoreshwa ibitangaza, umuntu amwiyambaza ari muri Amerika ati nyabuneka nsengera, mfite umwana watewe n'imyuka mibi bimaze imyaka 10. Pasiteri akamubwira ngo banza wohereze 1000 cy'iyero nk'igitambo kugira ngo umwana wawe abone ubuzima. What is this? Ikintu gikomeye upfana n'Imana cyatuma ubohoka, haleluya, ni ukwemera igitambo cy'amaraso ya Kristo ukabirekoneza, ukajya uririmba ngo ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, ukajya uririmba ngo ndashima amaraso ya Yesu Kristo yatumenekeye, ngo umwenda ukingirije hera watabutsemo kabiri kugira ngo twese twemererwe kwinjira. Turi mu gihe tudatuma Imana aho undi muntu ngo ajye kuyitubwirira, si nka kera. Turi mu gihe cyo gukomanga tugakingurirwa twese. Kuki wumva hari umuntu runaka waca ariko ujya ku Mana? Yesu aravuze ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyana. Hari topic njya nganiriza abantu zitandukanye z'ibisambo byibisha Bibiliya, wenda ibyo si byo nje gusubiramo uyu munsi. Ibyo byose tuzabiganira, tuzakomeza kugenda duhishura kuri iyi televiziyo amayeri n'ubucakura bwihishe muri amwe mu matorero ya Gikristo bikomeje kuyobya intore z'Imana kuko bifite intego yo kurimbura abantu. Hari abantu benshi cyane birirwa bamama screenshot atandukanye, tinge nahamagaye umuhanuzi aho ngaho ngira ngo dusengane Imana, ngira ngo asengere, ndi kumubwira amakarande yanjye bantu yambase, akambwira ngo nimbanze mwohereze 500 ngo nk'ituro ryo kwihumanuza. Dufite abantu barwaye indwara zidakira, amakanseri, amadiyabete, indwara zikomeye, abaganga babuze ibisubizo, ariko uregera umuntu witwa ko ari umukozi w'Imana akavuga ati mfite indwara amaranye imyaka 10 yanze kuva ku buzima bwanjye, narivuje biranga ariko nizeye ko Imana ukorera yabohora ubuzima bwanjye bigakunda. Warangiza ukamubwira ngo urampa 3 miliyoni kugira ngo dusengane Imana, kandi wenda warabuze na 2 miliyoni dogiteri yaguciye kugira ngo akuvure, aho wari uje mu nzu y'Imana uje kuruhukira ugira ngo uje mu buntu bw'Imana, ugasanga bagushireho igiciro n'ikiguzi kibiti cy'abadogiteri bakuhaye. Ndashaka ko tuzaganira ku kiganiro bita ngo ibikomere byo mu rusengero. Nakira gute igikomere nagiriye mu nzu y'Imana? Torero soza, ndababuriye mube maso, mukomere, mwirinde. Itorero rya Kristo ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ngo ntabwo azigera rishobora, ntabwo azigera rinyeganyeza. Ushobora kuba warahuye na kimwe mu bikomere ndangije kuvuga, ushobora kuba warangirikiye mu nzu y'Imana wari ugiye kwashaka amahoro, ushobora kuba warahemukiwe n'umuntu wari wizeye ko ari umukozi w'Imana bikarangira kwereye imbuto, ariko ndagukomeje, haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, Uwiteka barebe neza kandi abaha amahoro. Tujya tubana mu biganiro byinshi bitandukanye hano kuri TV ya Revit TV, biri mu buhamya, amashimwe, imirimo y'Imana, umuziki n'ibindi bitandukanye. Ndakwifuriza kutazahumba, kutazigera ucikanwa na gato n'ibiganiro bifite ubugingo n'ubuzima bizatambuka kuri iyi TV. Ndabashimiye mwese,
mwarimu nkurikiye. Wifuza ko tuganira inbox, wanyandikira kuri nimero na kuri screen yawe cyangwa 078 264 966. Yesu abaho umugisha. Shimira n'abagize iyerekwa na viziyo y'iyi televiziyo ije gufasha isi. Shimire n'umukameraman Israel wamfashije kugira ngo kino kiganiro gitambuke. Mwese Imana idakiranirwa ibaho umugisha. Mube maso, twinjiye mu bihe bigoye, ariko nimuhumura bera tuzataha. Amen.